What's good people? Mfashe akanya gatoya ko kugira ngo tuganire. Hano i Kigali muri ano masaha burije, harimo ubushyuhe bwa danje. Ntabwo umuntu ari kubasha gusinzira. So mfashe akanya rero ko kugira ngo tuganire ku bintu. Navuga ngo abanyarwanda mugira imitima ikomeye cyane. Imitima ikomeye bro, imitima ikomeye. Abantu bakora sinema mu Rwanda bagira imitima ikomeye, aho njya ndeba ukuntu filime usanga yadutwaye nk'imbaraga. Wakoze witanze rwose mu buryo bwose bushoboka, waspendinze amajoro. Nk'ubu ngubu mfite script ndi gukoraho, then ukajya kubona umuntu from nowhere araje ntiyarebye akazi. Let's say ubundi reka mbabwiye nk'akazi dukunze kugira, usanga harimo kwandika script yasoza tukajya tujya muri ukayifata tukayanaliza, twayisoza tukayihereza team ikazajya abazakinamo bakayireba, bakayanaliza, bakareba nk'amakosa tukayakosora, bakiga uko amarangamutima azajya bameze, bakiga mbese tugakora inama mbere yuko dushutinga film. Then iyo dusoje dutegura aho tuzajya gukinira, tukagenda n'ibyo tuzatwambaye, mbese bizakenerwa kuri set. Tugaspendinga nk'amasaha angahe dutegura, dukora ibyo bintu byose. Twabisoza tukaba turagiye turashutinze, hakaba igihe duspendinga nk'amasaha inshuro nyinshi asanga ari nk'amasaha umunani turi gukora. Ntawe agiye kurya, ntawe agize icyo afata, usanga twaspendinze ayo masaha yose tuvuga ngo nidusoza nibwo turajya kurya. Tugakora tukihiringa, twasoza video umuntu agahita agenda akaba yayispendinga nk'iminsi, like iminsi reka minimum inshuro nyinshi aba ari nk'itanu, kuko urumva umuntu aba agomba kuyikatinga. Yayisoza agakora sound, yasoza sound akajya muri color grading, mbese buri kantu kose umuntu akagakoraho. Wumve ibyo bintu byose umuntu aba yakoze byaguhagarara nka short film, usanga ishobora kuguhagarara nka a month, ukwezi kose uri kuyikora utahagaze. Ubwo harimo kuyishutinga, harimo izo nama, harimo utwo tuntu twose, guhitamo abazayikina, sometimes na rehearsals umuntu yabikoze yihirinze. Then ukahita ubona film urayi-uploadinze wigejeje kuri YouTube, abantu batangiye kuyireba. Then ukahita ubona the person from nowhere, umuntu utazi izo mvune, utazi kuntu wavunitse, kuntu waspendinze iyo minsi, waspendinze ayo majoro, waspendinze mbese wabitakajeho imbaraga zawe nyinshi. Si n'imbaraga gusa, sometimes na budget n'amafaranga wayashyizemo. Kuko nyine hari igihe actrice, hari igihe usanga wamutindije, reka mvuge ngo wamukoresheje amasaha yo kugenda, birasaba ko ari butege nk'iyo moto ahimutegera. Ibyo byose ugasanga izo mvune umuntu arazifite, ariko ukahita ubona umuntu from nowhere akaza akakubwira ngo ariko ngo mukore ngo amakinamico, ngo filime nyarwanda, ngo ntese si amakinamico. Ese ubwo nka biriya bintu ngo biba byabatwaye se nk'imbaraga zingana iki?
kandi kumva nyine umuntu araje ngo si ikinamico se ngo hari ikindi, ukamuhereza filime ngo si amakinamico se. Niyo mpamvu bavuga ngo abanyarwanda bagira imitima ikomeye, tekereza gukora. Reka tuvuge nka ba Papa Sava ukuntu bakoze, bari abagabo barakoze, ariko kumva uraje uhise umurasa ngo ibintu bye ni ikinamico. Come on, ibintu bye ni ikinamico. Nimba nta kibazo niba ari kubifata, ariko hari umuntu ubyumva gutyo nyine akumva ntabwo bikoze mu buryo bwo kumwubaha, mu buryo bwo guha respect izo mbaraga, mu buryo bwo guhereza agaciro izo mbaraga, icyo gihe aba yatakaje. Then cyangwa akantu ukoze filime, akantu umuntu ari kuza ari kuvuga ati ngo ninde utabikora se, ninde utabikora. Nk'abantu mwe, ibintu bya mbere bitera ubwoba ni kamera ikamerizamo. Kamera, niba hari ikintu gitera ubwoba cya mbere kiba mu buzima busanzwe, ni kamera. Byonyine uzarebe n'iyo umuntu ateruye telefone ari kugukamera utamuhaye uburenganzira, uzagirira ukuntu bitera ubwoba. That's why I'm saying that no kwakitinga ntugire ngo ni ibintu byoroshye. Kuba Tasha yagenda hariya akabyina, kuba Tasha yagenda hariya akakitinga kuriya, kuba Kamari nagenda nkajya gukora ibintu nka biriya, kwakitinga ni akazi ka danje gakomera. Uzi gukina umuco w'undi muntu, gukina umuco w'umuntu utari we. So I'm saying that kubera yuko nyine hari abantu duhura nabo, kana nyine aho kugira ngo appreciating the job that has done, ibyo twa deliverance, imbaraga twabishyizemo, akaza avuga ngo biriya se ninde utabikora, ngo biriya utwo tuntu kumwakiteri ntabwo bimunezeza. Kuri nkanjye uba washyizemo izo mbaraga nk'umudirector, nk'umuntu uba waspendinze icyo gihe, no ubu tuciye intege, uri kuduca intege, kuza uvuga utwo tuntu. Hari igihe tuvuga nyine umeze nk'umuntu uri kumva uri gukina ngo asa amakinamico se, ngo hari ikindi filime nyarwanda zigira, ngo mu Rwanda nta na sinema ibamo, nta sinema ibamo. Ariko biriya ni ibintu dukora dukunze, ni ibintu dukora twishimiye. Nujya ubona abantu bari kubikora, ntukazajye ubafesinga muri buriya buryo, ahubwo ndi kugira ngo mvuge ngo iga kuzajya appreciating the small job, the big one. Wige ku appreciating icyo wahawe. Yes, kubera yuko twese turi mu nzira y'iterambere, turifuza gutera imbere, turifuza kugira ahantu tugera. Yes, appreciating ibintu byose, ibintu twakoze. Nuriya mwana wakoresheje telefone, appreciating. Wivuga ngo comedy, ngo nse ngakora yakina comedy, ngo what? Appreciate, bishime ko nabwo yagize imbaraga zo kubikora. Kubera yuko hari abatunze za ibikoresho bya danje ariko batagira icyo babikoresha. So let us appreciating ibyo umuntu yakoze, ibyo amajoro yaraye, appreciate n'ibyo utabonye, appreciate, bishime. Vuga ngo uyu muntu yakoze, turabona ibintu yakoze ngibi. Yes, kuko iyo utishimira utuntu duto, sinzi ko uzagira imbaraga zo gushima ibinini. Yes, so iriya comment rero izivuga ngo ino filime ngo ni amakinamico, please mwiga gukosora. Ni ikinamico ariko appreciate, bishime. Ntibyakunejeje ariko bishime, vuge ngo umurimo mwakoze turawushima. Yes, bishime, gira umwanya wo gushima. So nibyo navugaga rero, icyo kintu nicyo navugaga. Hari igihe kuri njye
bishobora kutamfata cyane, ariko ku muntu wagiye agaspendinga ayo masaha imbere ya kamera abizi neza yuko sometimes twabikoze nyine tuvuga ngo tubikoze twishima, tubikora bino bintu tubikunze, ukajya kubona ukazana iyo negative yawe. Ibyo bintu bisubiza inyuma abantu. So please iga ku appreciatinga, ige gushimira ibintu. Ndabizi neza ko iyo ushima nawe ubona ibyiza. Turi kubategura indi filime kandi irabageraho vuba. Please subscribe, ukore share, ukore na like, wihereza abantu, ukore comments nziza zifatika zituma tugira imbaraga. Thank you very much. Kandi burya ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Thank you very much.